banteramo n'inshinge mu birenge, barankandagiza barangendesha. Ufite inshinge mu birenge? Njya kwa muganga, inshinge 40 mu kirenge bakantambukisha ngenda kugira ngo mbashe mvuga aho mama yagiye. Icyo bashaka kumenya naho mama yagiye ngo bamusangeyo. Ariko sinabivuze, nabaye intwari. Kuba intwari si kuvuga si ngombwa ko uri mukuru. Ntabyo navuze, narakubiswe cyane, nshingwamo izo nshinge, na nubu nkifite ibikomere, kenshi sinjya nkuramo inkweto. Mama ariko yaradusize, yaratoroka kubera ndabivuga nyine kuko mwabye. Nta kibazo. Babonye rero mama akomeje kuba intwari, agakomeza kwigisha, hanyuma baravuga bati nawe ntibishoboka, reka tumukorera ikintu kibi. Bategura rero ubuyobozi bwa komine butegura amabandi ngo nava ku ishuri bamufate ku ngufu. Ari benshi bamufata ku ngufu kandi bamubwira ko barabikoze. Yego, uko azajya ava kwigisha bazajya